Imana, I just trust in God. Reka kwiryaho ngwino tuganire nanjye ndi umusitari. Ahangaha ntabwo nagomba kumusubiza. Nanze kumusubiza, twahuye kuri live yindi narindiho, hazamuka umuntu bita Kejon. Kejon ambwira ko ari umaze guhereza uyu muntu nimero yanjye ngo anshaka. Turashize. Ngo numva bihinduye isura. Kejon afata n'iyi n'uburyo bacatinze akamuha nimero ahita arabinyereka. Ninde wahaye nimero yawe umuntu Odette? Ni Kejon. So Kejon aramuzi. Tuje tubivugisha ukuri. Nimba yatanze nimero ya Kejon yaje kuri live aravuga ati ni njyewe uhereje nani Odette yansabye nimero yawe yakuvugishije dore nguyu. So ni mubwo buryo. So ni Kejon ahubwo Godfa uyu Odette ni baringa. Uyu Odette sanzwe bizi cyangwa bivugwa ko uyu Odette ari umwe mu bantu byamamare hano, ariko uyu muntu niwe hungu ugiye kureba. Nabikwibwira ngo nanjye ndi umustar yabikwandikiye. So urwo cyumva Odette icyo dushatse kuvuga ni cyangwa uyu ni umuntu usakaje ibi bintu igihe kigeze mu myaka 4. uyu Odette turi kumwe, ikintu kibaza ni kimwe n'iki ngiki, arabicuruza bakamuha amafaranga kuri mobile money, baramwishyura abantu bose abanyarwanda bamaze kumumenyera Odette ko acuruza ubwambure bw'abantu arabutanga. Uri kunyura kure y'ukuri kandi ntabwo tuza kubyumvikanaho. Nose Kalisa John ni umukonvoyeri wa nimero za Odette, ibyo ntabwo nabyumva njyewe. Murashaka kuvuga ngo mvuge ngo Kejon ni we Odette ndabiyamye ngeze oya amaji ntabwo wabihamya. Uri gushaka gushira Godfather mu ntuza muri Dairema, ni ukuvuga ngo ifa kuba uyu Kejon inimero ayarazihaye Godfather za zuyu Odette yarazihaye Godfather azi uyu Odette. So ahubwo birakemukira rimwe byose. Munizo kanya gato waramutse bwana Usokemu amakuru yaramutse. Ibibazo navuga cyabaye akasamutwe ku bugome n'ubugambanyi n'ubuhemu byakorewe umuhanzi bita Yampano. Yego. Ikintu wabacyumvishe? Nabonye ko hari abafunzwe barimo n'inshuti yanjye Kejon. Yego. Hanyuma ariko uko byagenze ntabwo mbisobanukiwe. Sinzikana video y'ibanga nk'iriya. Yego. Bivuga yuko abo babiri aribo bayifashe. Niba bari bafite uwa gatatu bafataga ntabwo mbizi, ariko agace nabonaga basa nkaho bagenda bagasetinga kamera bagakomeza ibyabo. Bivuga rero ko niba yarasohotse ni umwe muri bo abo babiri bayisohoye. Yego. Oya. Mutinga gato. So ahangaha rero nicyo kibazo ntekereza ko n'itangazamakuru uyu mwana ari kugwa, ntabwo dushigikiye ibyo Yampano yakoze byo gufata ari amashusho. Urimo kunyumva Usoki, ariko itangazamakuru riri kumisinga point, bari kujudginga gufatwa kwa video kandi ibyo bintu bitagize icyaha, ahubwo ibigize icyaha bakabyirengagiza. Yampano gufata video n'ibyabereye mu cyumba no gufata ama video yabo ni ibintu by'abantu dushaka kubimenya. Ariko Usoki Imana muri kumisinga point, ntabwo mushaka kumva ko uyu muntu ese video yagiye hanze ite n'ibintu bihari. Uyu mwana video bafatishije iriya telefone bafatishije iriya video bavuga ko itamazemo n'amasaha ngayo bahise bayisiba bakirangiza ibyo bikorwa byabo bari barimo bakimara kureba ibyo bari barimo n'iriya video. Ariko bikavugwa ko iyo telefone yayifatishije yari irimo Gmail isetinzemo Google Photos, ariko iyo email iri mu yindi telefone yayisetinzemo Google Photos.